Hello family and friends, mumeze mute? Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Ni wari ubwa mbere dusuye urisanga kandi nibusanzwe dukurikirana. You are welcome once again. Hanyuma rero nk'ibisanzwe ni Muhoza kuri kamera, banaje kubabwira stories hanyuma mwampaye. Mushaka ko nzibavugira mutagaragaje amasura yanyu cyangwa ngo muzane details zanyu. Uba wifuza kugaragara cyangwa kuza kuvuga inkuru yawe hano, you are more than welcome. Nimero zacu ziraho hasi, mushobora kutwandikira. Mukaza mukavuga inkuru zanyu mugaragara uba wifuza kugaragara, ariko iyo no munsi ngiye kubaha ni utifuje kwigaragaza. Inkuru no munsi rero nahawe n'umumama, reka mite nkomeza ntizimbye mu magambo. Uyu mubyeyi aragira ati yakundanye n'umusore bakira abakobwa atari yimariye, barakundana bapanga ubukwe, bafata itariki uko bizaberaho. Iyi nkuru mbabwira imaze imyaka 2 baye. So barangije gupanga ubukwe, igihe cy'ubukwe kigeze, ubukwe bwari bube Saturday, Friday aribwo bafite umurenge. Hanyuma rero Friday igihe cy'umurenge ahamagara umugabo guhera mu gitondo, umugabo ntiyitaba. Atariko kuri side yanjye, famille yanjye yose, abakuri aba hafi, abo tuziranye inshuti n'abavandimwe, deje bari bageze mu rugo. Iwabo bakodesheje indi nzu y'ahantu ibirori bizabera, kwa kundi nyine famille zikodesha ahantu hagutse kugira ngo imiryango ihure. Ati abantu biwacu bo mu ntara no mu bindi bihugu bya kure bose bari bahari. Umugabo rero turamuhamagara kugira ngo tujye muri civile nimugoroba. Twari twafashe itariki yacu twenyine, ko twumvaga dushaka kubona umwanya uhagije nyine wo gukora ibintu byacu nta atari mu kavuyo kabandi. Ati ategereza ko umugabo aza cyangwa basamwitaba, umugabo ntiyamwitaba. Ati umugabo atamwitabye, ati numva merewe nabi muri ngi, ndavuga ati se ko numva I cannot support this. Niba agiye kunsiga birashoboka, ati numva nyine nta byakira. Icyo yakoze yararyamye arangije arafentinga, abura umwuka nyine, abura imbaraga nyine arahwera. Mu yandi magambo bamujyana kwa muganga, bagezeyo amara y'amasaha atari make arwaye atameze neza. Igihe azanzamukiye famille aramubwira iti ntago ari kwitaba n'undi natwe ntago aratuvugisha. So aravuga ati se byaba byarangiye, arakomeza nyine aracurayinga. Yambwiye ati narahamagaye ndandika nkora ikintu cyose gishoboka kugira ngo ndebe ko namufatisha, ariko ntago byakunze. Umuhungu ntago ageze yitaba telefone wa munsi wa civile. Birangira civile itabaye. Mu gitondo rero umuhungu yandika message kuri groupe yabo y'ubukwe yaho yarari, avuga ngo ubukwe tubaye tubusubitse, tuzabamenyesha igihe buzakomereza. Atongera kuri telefone, ati turamushaka turamubura. Rero nge narane kwiyakira ko umuhungu yishe ubukwe, ko ubukwe bitabaye. Expenses ibintu naguze, rental, ikintu cyose yakoresheje ashaka ko ubukwe buba n'amaranga mutima ye, akumva atari mu mubare w'abantu bazavuga ko ubukwe bwapfuye. Ati mfata umwanzuro nzamuka ahantu njya kwiyahura. Atagezeyo umutima uramunanira, avuga ati se niyahure mbura ubuzima bwanjye. Yambwiye ko arafite umwana wundi yarabyaye imbere. Aravuga ati uyu mwana wanjye wundi arankeneye. Ni bya bindi nyine by'ijwi ry'Imana riza mu muntu rikakuvugiramo ibintu hapfa umunsi nibwo umunsi wari utaragera. Ati umutima urambwira ati se ugiye gupfa n'umwana wakubure. Ati mtamvuga nti no what, reka nsubire mu rugo. Subirayo ati siniyahura, which is ikintu kinini yakoze mu buzima bwe, ni choice nziza yamekinze kuri uwo munsi. Hanyuma rero arangije gutaha, ageze mu rugo famille ye baramubwira ati hangane, si wowe wa mbere bibayeho, bizarangira. Umunsi w'ubukwe nyine birirwa ngo ubukwe bwararangiye ntibwabaye, ibintu byose barabihomba. Nyuma yaho rero icyaje kuba ikibazo, uyu muhungu n'umukobwa bari barishingiye, niko yavuze, barabanaga. Hanyuma bategura igihe cyo gutegura ubukwe, basa nkaho babaye separate kugira ngo wese ajye mu muryango nyine buzaba ari ubukwe, bigaragara nyine ko ari ubukwe. Atariko unfortunately umuhungu yamusize atwite undi mwana. Hanyuma we ntabwo yarabizi ko atwite, yagiye kwa muganga arwaye, baramubwira ati uratwite kandi inda y'amezi menshi. Bivuze wenda mangiye muri details ku buryo bamuzi mwahita mumumenya. Hanyuma kwa muganga baramubwira ati se warubizi? Ati ntabyo narenze. Aho rero habaye challenge, famille zishaka ko akuramo inda zijya muri leta n'ahandi yashoboka, batanga justification. Umugabo yaramutaye ntahari, ubukwe yarabwishe, muri ku murenge barahamagaye ko tutaje, you know all the details. Arabivuga, arangije kubivuga, famille iravuga ati it doesn't matter. N'ubundi ibyabaye byose icyo dushaka nuko ano maraso y'uno muhungu atazavuka iwacu. Mu gihe yanze ko ubukwe buba, akatwicira ibintu, akanga no gushaka umukobwa wacu, ntago bikunda ko uno mwana azavuka ngo abe iwacu. Hanyuma rero umukobwa mama waramubwira ati njyewe icyo nifuza nka mama wakubyaye atari imiryango,
ndashaka ko umwana abaho, rengera ubuzima bw'umwana, umwana abeho. Ati kugeza ubwo ngubwo umugabo wari ataravugana n'ijambo na rimwe, yakumva propose ya mama we n'iya famiye ikamubwira iti urashaka kurera umwana w'umuntu waguhemukiye kuriya, wowe uruzuye mu mutwe wawe, uri crazy. Ibaza nawe nyine uko umuntu yakubwira yisanzuye yumva ashaka kukubwira uko abyumva. Baramubwira ati ahubwo uri umusazi, gute uri bwemere ko ibyo bintu biba, genda ukuremo. Afata appointment yo kwa muganga kujya gukora icyo gikorwa. Ati aryamye nijoro mu saa 9 telefone iramuhamagara, atari kure nabuze amahoro, naryamaga ntaryamye. Telefone iramuhamagara irambwira ngo uri runaka. Ati yego. Ugiye kwica umwana? Ati hoya. Ati turabizi ko mu gitondo uri gukora iki n'iki n'iki. Ati n'ijwi ry'Imana ryakuntumyeho rimbwira ngo ibyo bintu ntubikore. Ati ngiye nk'umuntu mukuru nahise numva ko ari mama muhamagaye amubwira ko iyo appointment ihari kugira ngo mbyice ntibize kuba. Ati rero amaze kubimbwira nambwiye ati mama nawe bigutumye vugisha ukuri, ni mama akubwiye ngo uze kumbuza. Ndaramubwira ati wapi, ntago ari mama wawe, ibyo nkubwira ni ukuri. Ati ngiye gusenga Imana iduhane ikimenyetso. Ati aramubwira niba ngo kwita kuri rya hehe ngo arakantu something. Umukobwa nawe ngo akarebye asanga gahari kandi ngo nta wundi muntu kazi, ngo na mama we nta kazi. Ahita abona ko nyine ibyo bintu byabaye ngo ari Imana amutumyeho. Arangije arambwira ati uwo muntu rero amaze kumbwira gutyo nese mfata decision ko ntari bujye mu gitondo. Ndabahamagara ndababwira ati sinza whatever icyo mukora na akazi kanyu, ariko njyewe ntago ndibuze kwica uwo mwana, ntago ndi bumwice. Uwo mwana amuha amahirwe yo kubaho, ntiyamwica. Umwana aza kuvuka, umwana muzima. Yarambwira ati umwana mwiza, ntashobora sinzi uko nabikubwira, ati umwana mwiza cyane. Simvuga ko ari umuhungu cyangwa ari umukobwa, ariko ni umwana mwiza kandi wavutse ari muzima nta kibazo. Ati rero umwana arangije kuvuka, papa we ati cyagiye yabyaye nicyo kintu cya mbere cyamukomerekeje. Cyagiye yabyaye akiri muri atari yaba stable nyine kumenya ibiri kuba. Umugabo we yaraje wa papa aza gufata wa mwana ngo mufatira ama selfie aha ba friend be, arababwira ngo dore umwana wanjye nabyaye, guys murebe umwana wanjye. Abantu bahemuka bazi no kwikina, umva ngo aricuranga muri quartier yose avuga ati nabyaye. Umwana atavugana na mama we, umwana yiciye ukwe, ibintu byose abizi, ariko akifata agapostinga amafoto akanasharinga abana ati twabyaye. Anyways, umwana ntazabona undi se umwana n'umwe, ni se ni papa we, ariko mama we byaramubabaje ukuntu yaje kiba umwana we niko byita, akamupostinga n'ibiki, kandi igihe cyose mama we yaramufite nta kintu kimwe amutwite, ataramwitabye, ataramuvugishije, n'umuntu yari afite nta kintu yegeza bikoraho. Nuko rero ati ndangije mfata umwana wanjye nyuma ndataha njya mu rugo. Ngeze mu rugo ntangira kumuhamagara akitaba, akansubiza ibyo ashaka, yangiza akankupa. Ndamubwira nti rero ati yambwiye ati sindi wa muntu ushaka gutungwa n'umuntu, nari nishoboye nitunze, ndakora nditunga n'umwana wanjye. Ati ariko naje kurwara ikintu gituma ntakora. Ndamuhamagara ndamubwira nti mfashiriza umwana ni mukuru ubu ngubu turi kuvugana, umwana ajye ku ishuri, umwana yige. Ati ndamubwira ati mfasha kuko nawe nta kindi kintu wakoze. Barambwira ati nzagufasha minervare y'umwana, nta kindi nzagufasha. Which numvaga ko ari ikintu gikomeye kuba basina minervare y'umwana agiye kwikavaringa, ariko nayo ntawe yabikavarinze igihembwe kimwe arastopa yongera kubikora. Ikibazo rero ahantu kiri, ashaka kuba mu buzima bw'umwana, ati yirirwa aza mu rugo, akirirwa aza kuza kureba umwana, akaza kwivugisha ibintu, akaba nk'umuntu nyine ashaka kwisanga kugira ngo aze mu rugo kandi nta kintu akora. Ati uwo mwana nta kintu kimwe amumenyera. Naragerageje kumubwira inshingano ze, kumwibutsa ko agomba gufasha umwana, ntafasha umwana, njyewe nyir'ubwite nta kintu amariye, kandi nararwaye ndi mu rugo. Yamuteye igikomere, we icyo asabiramo inama cyane, yasigaranye igikomere cy'uko n'abandi bantu baje mu buzima bwe, baje bari seri bashaka kubaka, baramuvugisha agatayumva, akabuka inabi, akumva ibintu bamubwira bitazaba, agahinda na depression z'ibyo yakuye hahandi n'ibyo ari kuaplika ku bandi bantu bashyashya baje. Rero baza ntibahatinde, umuntu wese abonye ntagatinda mu buzima bwe, kubera ko we arakomeretse, ntabwo araba stable. Nuvuga ngo umugabo wese abonye yumva ari umwana mubi, anambwira agati abagabo ni babi. Ndambwira ati oya, ntabwo ushaka kugeneraliza abantu, abeza barahari n'ababi barahari, ariko we arakomeretse kuri ya level yo kumva ko n'abagabo bose ari babi. Hanyuma rero icyo asabishaho inama cyangwa ashaka ko mumwunganira, arashaka kumenya ngo umuntu waba aragize igikomere kimeze nkawe, kimeze gutyo,
ugategura ubukwe ugashopinga ugakora buri kimwe bakanagukwa ibintu byose bikarangira umuntu akakwanga atakubwiye nta kintu mupfuye agahita walkinga out wewe ubyumva urumva biri easy ariko ntabwo biri easy birakomeye cyane ubyishyizeho ukabitekerezaho ukabiprocesinga ukibaza ari wowe umuntu akora ikintu nk'icyo ngicyo imbaraga zo kumubabarira muzikurahe arashaka mu mwunganira imbaraga zo kubabarira abantu nk'abo muzikurahe ikindi ni gute ushobora kubaho udakomeretse cyangwa ukabasha kumva ko hano abantu beza bagihari gute ushobora guha amahirwe abandi warakomeretse bingana gutyo niba ari uwo byabayeho cyangwa se hari ufite inshuti n'umuvandimwe baba barahuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo aze kumwunganira amubwira ati ubigenze utya cyangwa njye nabigenje ntya cyangwa ubigenje gutya byagenda gutyo mu by'ukuri nk'uri uno muntu ni uko nguko imeze arifuza inama zanyu z'uburyo ashobora kubabarira uburyo yakira n'uburyo ashobora kongera gutanga amahirwe ku bandi bantu akajya n'icyizere ku gitsina gabo atari byo kuvuga gusa ngo yarakomeretse ntabwo bizashoboka inkuru uno munsi niyo ngiyo turabakunda cyane twizere ko muri buze kuza kumufasha muze kumwunganira nk'uko musanzwe mubigenzereza abandi nawe muze kumwunganira tumufashe tumusapotinge yongera asubira mu buzima abantu bose si babi beza barahari kandi n'ababi barahari rero ntabwo dushobora gushyira ahantu hose mu gatebo kamwe nabo baguha inama ni abantu beza rero abo bantu beza bahari muze tumwunganire tumusapotinge yumve ko nawe yongere yumve ko nawe akunzwe ataciriweho iteka n'ubwo yahuye n'ibihe bitoroshye murakoze cyane imana ibarinde we love you guys ciao